nabonye yakwiye se cyangwa uzadekarara. none ubwo mwayashyizeho mubona ko atankwiye ahubwo mwagendeye twese ko twagiye tugendera ku mitungo abantu bafite wasanga twaragushyira mu cyiciro cy'ibihumbi 5 abandi kuri 20 abandi 8. Abo kwagushyize kuri 5 nuko kwabonye nta kazi ka leta ufite cyangwa niba nta kinyabiziga ugira. Nyine watubwira none se ubu ngubu ufite twatuguhamagaye turi kukubwira nabi tugukure ku murongo base. Twaduhereze nimero y'irangamuntu kazi. ntayo mufite se? Reka nongere mbasuhuze ari nako mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mugenda mubana natwe umunsi ku munsi kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV. Tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro tugenda tugarukaho. Inshuti zacu rero aho mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Aha rero uyu munsi icyo tugiye kuba tugarukaho, ubusanzwe hari igihe usanga hari abantu bari basanzwe bakora ubujura ku matelefone, ugasanga umuntu araguhamagara akiyitirira ikigo runaka akakubwira yuko hari imikino y'amahirwe wakinnye, akaba ari ngombwa ko ugomba guhabwa amafaranga ko hari ayo ushobora kuba watsindiye. Nyamara bakakubwira ngo kugira ngo uhabwe ayo mafaranga watsindiye twohereza amafaranga aya naya kugira ngo tuguhe ayo ngayo watsindiye. Hari n'abandi baguhamagara bakubwira ko bibeshye kuri nimero yawe, nyuma bayoherezaho amafaranga bakagusaba ko ayo mafaranga wayabasubiza. Hari bamwe na bamwe rero bakorerwa ubwo busambo, hanyuma bahamagawe n'abo bantu bikarangira n'amafaranga mwari mufite kuri akaunti yanyu bakayatwara bakayiba. Abo rero ni abajura, abo ni abatubuzi biba bakoresheje ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo rero abantu mwese muba mugomba kuba maso mugacunga umutekano w'amasimukadi yanyu, dore ko aba bantu nubwo kenshi bagiye bagaragara ko bakora ubu bujura banyuze ku matelefone bahamagaye nimero z'abantu. Ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ko noneho ntago bakiri guhamagara abantu bababwira ngo watsindiye amafaranga, twakohereje amafaranga twibeshye kuri nimero yawe tuyohereza amafaranga runaka. Ubu ngubu aba bajura bamaze guhindura gahunda y'uburyo bagomba kwiba amafaranga. Ubu ni bumwe mu buryo rero ndibuze kukubwira aba bajura bari gukoresha bifashisha gutwara amafaranga y'abantu. Ubu ngubu aba bajura bimukiye mu kwiba amafaranga y'abaturage bitwaje ngo sisiteme imibereho. Sisiteme imibereho rero ni ubu buryo leta yashyizeho abantu bazajya batanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Hari igihe bazajya batanga 20,000, mu bazatanga 8, mu bazatanga 5 cyangwa se 4. Ngaho aho aba bajura bimukiye. Aba bajura rero twaje kuba twavugana, njyewe banyihamagariye barambwira ngo turagira ngo tugufashe, ati ushobora kuba warashyizwe aho uzajya wishyura amafaranga menshi, ati nyamara twebwe hari uburyo dushobora kuba twagufasha tukakwereka uburyo twakugabanyiriza ayo mafaranga. Ushobora kuba warashyizwe ahangaha bitewe n'uko udafite akazi cyangwa se ufite akazi ka leta. Ngaha nguko rero ibyo twagarutseho kuri aba bajura. Gusa ntabwo twavuganye byinshi kuko bumvise ko nshobora kuba naketse ko ari abajura, hanyuma nibagira byinshi bambaza, ariko ndagira ngo nawe ufate akanya wumve aya mayeri aba bajura noneho badukanye. Ni ikiganiro twagiranye kigera ku munota umwe n'amasegonda hafi 40, kuko bumvishe yuko nabatahuye, nibagira byinshi bantangariza bituma bakupa. Gusa nifuzaga kumenya byinshi birambuye ku kiganiro narindi kugirana nabo, nuko bahise bumva umurongo bari barimo bambazamo, nanjye uwo murongo nshobora kuba nawuketse, hanyuma bituma bakupa barigendera. Ariko ndagira ngo icyo mbivugiye ni ukugira ngo nawe ukurikiye iki kiganiro umenye sisiteme aba bajura badukanye, hato ejo utazagwa mu mutego bakaguhamagara bakakubwira ngo
bagushyizeho aho uzajya wishyura ibihumbi 8, bagushyize aho uzajya wishyura ibihumbi 20, none twohereza amafaranga ya naya, cyangwa duha inomero y'irangamuntu yawe, kuko mu byo banyatse nimero y'irangamuntu, kuko ntabwo watanga nimero yawe y'irangamuntu utazi ikigiye gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo rero nawe umenye iki ngiki, hatazagira umuntu uguhamagara akakubwira ngo turagukura muri iyi sisiteme kugira ngo ujye utanga makeya, twoherereze nimero y'irangamuntu. Nimero y'irangamuntu ni nk'uko waba ubahaye umubare wawe w'ibanga, ndetse kubera ko baba bafite iyo nimero ya telefone, maze umuntu aguhamagaye, mbese muri makeya umuntu aguhamagaye akakubwira ngo mbwira umubare w'ibanga wa nimero yawe, ukawumubwira. Sasa noneho ashobora kuba yayiswapisha bikarangira agutwariye amafaranga, cyangwa akagira n'ubundi buryo, dore ko abo bajura baba bafite indi mibare bakoresha, bigatuma bashobora kuba bakwiba amafaranga yawe. Kurikira umenye uburyo uzajya ucunga umutekano wa simukadi yawe, ndetse n'amabanga ashamikiye ku nomero y'irangamuntu yawe. Kangahe? Mwangiza mu cyiciro gitanga 5. Gitanga 5. Yego. Abonye yakuye se cyangwa uzadekarara? None ubwo mwayashyizeho mubona ko atankwiye, ahubwo mwagendeye kuki? Kwese ko kwagiye tugendera ku mitungo abantu bafite, wasanga kwaragushyira mu cyiciro cy'ibihumbi 5, abandi kuri 20, abandi 8. Hano kwagushyize kuri 5 nuko kwabonye nta kazi ka leta ufite, cyangwa niba nta kinyabiziga ugira. Mwabonye nta kazi ka leta ngira? Nyine watubwira, none se ubu ngubu ufite kwa tuguhamagaye, turi kukubwira nabi tugukure ku murongo basi? Aya ntabwo muri kumbwira nabi. Mwese nyine si ikinyarwanda. None se kuki mwanshyize kuri 5? Nasa kujya tukugumisha kuri 5. Wenda munshyire hasi yayo. Munshyire hasi yayo. Twaduhereze nimero y'irangamuntu kazi. Ntayo mufite se?